y'abakinnyi ubona bari bafite imbaraga physiquement bari bameze neza même techniquement abakinnyi beza. Icyo navuga nuko yari match mu by'ukuri ikomeye ku mpande zombi. Navuga ngo inota rimwe ntacyo ritwaye kuko uravansaho gatoya kuko nanone ntabwo avuga ko yari match yoroshye ku buryo waza uze gutora amanota, gusa byashoboka ko twatsinda kurikije igitego bukuri dutsinze ni kosa nyine, controle mbi iranze inka ari kado dutanze byashoboka, ariko nanone ntabwo avuga kwirengagiza ko naryo yari ikenewe kubera ko bakoze comeback bagashobora kwishyura icyo gitego n'izindi mbaraga bakoresheje, nabyo navuga ngo ni akazi keza mu by'ukuri bashoboye gukora. Yakomeretse bagiye kumudoda ngiye gukurikirana ndebe uko ameze, ariko yakomeretse mu by'ukuri. Ngiye icyo navuga nuko twakomeza tugakora nanone tugategura mu buryo buri mental. Ntabwo avuga ngo Al Hilal cyangwa se amakipe yose arakomeye, sinzi ko bibonye ukina niyo ya nyuma bita ko iri ku mwanya wa nyuma Muhanga murahurika gutsinda, so biterwa n'uburyo witeguye match. Iyo witeguye neza urayitsinda utitaye ko yaba ari ikipe yari yose, nibaza ko nta ikipe itatsindwa nta n'ikipe itaratsindwa muri champion. Rero nuko itegura tukakorera hafi twese hamwe n'ubuyobozi kugira ngo turebe ko twasohoka muri situation. Ntabwo navuga ku mikoro cyane ko nibaza ko ni ubuzima busanzwe birebye muri rusange, ni ubuzima busanzwe umunsi birakunda ejo ntibikunde, ntabwo wabitinza ku mikoro cyane, ariko navuga ko preparation ya Kigali ntabwo mu by'ukuri yari yagenze neza nk'uko ubona champion yagomba gutegurwa. Navuga ko tutatangiye neza, effectif yari nkeya, aho bigeze ko rero tunongeraho andi maraso. Navuga ko urebye abo twagiye tuzana abenshi muri bo ni abantu bari bamaze igihe kinini badakina, so biba bisaba kugira ngo ubone umwanya uhagije kugira ngo utegure abo bantu. Ntabwo ari abantu baza ari produit fini kugira ngo ni produit ije gutanga resultat. Ntabwo urugero urabona nka Faustin yaje ubona ko ari umukinnyi mwiza, ariko umaze igihe kinini adakina, wareba poids wareba iki, bigasaba ko ufata umwanya uhagije kugira ngo umutegure azashobore kugufasha. So ntabwo ari ya produit iza ubwo ngo ni produit ivuye muri match ije mu yindi match iri muri continuité, ni produit iza mbese isaba kugira ngo banze nanone witegure uyu muntu kugira ngo azashobore kugira ngo azagere ahantu yagufasha ni urundi rugendo. So rero navuga ko ibyo byose bibiri muri challenges twagiye tugira muri kipe ya Kigali. Navuga ko Kalisa Rashid arimo aragaruka, nawe ni kwa kundi n'ubundi ni iyo misi yaramaze adakina, si ya produit n'ubundi yari fini, ni produit ndimo ndategura uvuga ngo ishobora kuza uko ugenda umuha temps de jeu. Nibaza ko ariko agenda akura muri game ko n'umukinnyi ufite experience, ariko si wa muntu avuga ngo ugiye uvuga ngo ngiye gushungira kuri Rashid n'uzamfasha. Oya, ni umukinnyi ugomba gutegura kugira ngo azashobore gufasha long term. Murakoze namwe.